Reka mbasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana. Nitwa Jean Claude Nshimiyimana. Ngiye kubagezaho incamake y'umuhuro wa mbere wa Groupe Umukristo Nyawe. Ni umuhuro wabereye muri Paruwasi ya Gihara. Ni umuhuro wari udasanzwe kuri Groupe Umukristo Nyawe, aho byari ibyishimo byinshi kuri buri umwe, aho buri wese yabonanye n'undi ukabona birashimishije. Byari ibintu birimo roho mutagatifu nk'uko byagaragariraga amaso kuri buri umwe. Iyo wamurebaga wabonaga ari ibintu bishimishije. Ni ibirori byabanjirijwe no kwibwirana kugira ngo buri umwe wese amenye undi, maze biza gukurikirwa n'inyigisho idasanzwe y'umupadiri Damascene wo muri iyo Paruwasi ya Gihara. Byari ibyishimo kuri buri umwe. Ni ibintu bitangaje kandi byahimbaje buri wese wari witabiriye uwo muhuro. Uwo munsi kandi udasanzwe, uwitwa Jean Claude Nshimiyimana, fondateri w'iyi gurupe, yaje gukorerwa surprise n'abagize Groupe Umukristo Nyawe mu izina rya Groupe Umukristo Nyawe, maze bamutungura bamuha Imana. Byari bitangaza kumva WhatsApp ihuza abantu binyuze kuri Groupe Umukristo Nyawe. Byari ibyishimo kuri buri umwe wabashije kwitabira uyu muhuro. Mbega akanyamuneza ntabwo byari bisanzwe. Uwo munsi kandi twabashije guhabwa igitambo cya misa twagejejeho na Padiri Gasana. Uwo munsi byari ibyishimo. Ni ishusho itazibagirana, ni umunsi utazibagirana, ni ibirori bidasanzwe bitazasibangana. Mbega umunsi Yezu yari kumwe natwe, mpaka na n'ubu ari kumwe natwe. Ibyishimo byari byose. Uko byagaragariraga amaso, aha hantu hari hari Yezu. Yezu yaradutashye maze atugira umwe, atugira bamwe, aduha urukundo rumwe, aduha kuvuga ururimi rumwe, maze umudiho uwo munsi.
Ndagushimira cyane wabashije kuza muri gurupe Umukristo nyawe. Ndagushimira cyane wowe warebye ino video. Ngusaba ngo nawe ushaka kuza muri gurupe ushobora kwandikira iyo nimero uri bubone hasi, maze ukaza kwifatanya natwe kwamamaza inkuru nziza binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Urakoze cyane. Yezu agutahemo, Yezu agukunde kandi akwiyereke iteka ryose. Urakarama.